nyine ibintu nabaye bikansitsa n'umubebe wari kuvuga ngo nyine melody yaramuhemukiye ikintu cyansekeje nyine ntago nasetse kuko yamuhemukiye ahubwo ikintu cyansekeje n'ukuntu yicaye hasi iyo umuntu ari kuvuga ngo kanaka twararyamanye deja nawe wishyizemo urumva uri kwisebya n'uwo muntu uri kumusebya mbendu mbendu wangirimbuwe koko injuro ya mbere koko hani sheri shushu mutima bombo abakunzi bagasaro TV tubahaye ikaze merere impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikorana umwanya mwiza nibone ibigana byacu ari byiza ndabasuje cyane rero abari mu Rwanda East Africa ndetse nabo nakibagirwa abantu bari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kugaragariza urukundo ngira ngo rero mbabwire ngo ushaka indirimbo nziza kumva indirimbo yitwa Nduwiwe indirimbo ya kapo nziza cyane ya Letitsa ndetse mugabo yitwa Juma batuye muri Canada muraza kumva muri background ndetse nzi ko iri bufashe imitima ya benshi kuba yisanga no kuri channel yabo yitwa Letitsa ndetse na Juma ugakora na subscribe ugasharinga na comment tukaba turi kumwe rero n'umu mama cyangwa se hari benshi bavuga ngo umukobwa tukaba turi kumwe n'umumama RUFONSINA ibiro byawe n'uburyo uvuga ntago bihura ngadanese babarire ni igifaru nicaranye nacyo ati ibiro byawe shamani ijwi ryawe ntago bijyana nyine ubugira ngo mvuge ikijwi kinini uvuga nk'inkumi nyine kandi nibyo koko niko umwara bakwiye kuvuga wow meze gutese sava urusa neza kabisa merci beaucoup kamaskara k'umweru shati y'umweru eyafosi y'umweru amasogi cyangwa uhagaze kabisa reka nabyangwe nibisanzwe ninde wakumaka uyu munsi urabona nibaki ndabona maskara kabisa icanye sana biraho nabirenze ni njyewe nyine mba nirwanyeho amakuru se ya fiance musebeye musebeye araho urukundo ruri kwaka akaragukunda koko cyane kandi nanjye ndamukanda sinzi niba utabibona ndabibona ejo ndaruhisha abantu ngo ugiye kureba musebeye ngo wamufunze musebeye ni umuntu wanjye byatari ese undi muzima busanzwe mutumenye ko musebeye bamufunze ukamenya ko ari muri gereza wakora iki wabyakira gute byambabaza nawe urabyumva nyine byakubabaza nk'umuntu mukorana kandi nanone nk'umuntu w'umuvandimwe buriya nyuma ya filme umuntu aba navuga ko iyo ubanye n'abantu neza ni nkaho bawungutse umuvandimwe rero nyuma y'akazi biba bimeze nkaho nyine ari n'umuvandimwe wawe byambabaza yego ariko ngo ukunda inyama cyane nawe muri comment hari umuntu byandika ako se koko buriya se ngo garagara ukunda inyama cyabaratsebeje cyokora ariko ntago nzikunda ariko ndazirya urazirya nta kangahe mu cyumweru se byibuze kurya avuga ati sinzi kunda hari umuntu ukubwira ati kane cyo gatanu kenshi cyane ubwo rero umuntu ntago yabeshye oya uzi impamvu se ubwo nyine biba bihurirana n'akazi no mu rugo bigakubitana bikabaho kenshi ariko nyine kakandi uba utateguye yego hanyuma muri iyi minsi rero uri gutwika muri filime bita Stimedi harya ukiniye iherori Stimedi nyine nageze muri Stimedi ubu ndi kwa Ndimbati kwa Deo ya impamvu nyikubajije hari umuntu wenda utarakubona uyikinamo umusobanurire muri make uri gukina no kuvuga ngo muri Stimedi ndi gukina ndi umukozi wo kwa Deo yego akombanza bakunda kugwa role z'abakozi role zibabaje mbese basagwa role y'umuntu musirimu cyko buriya se none sandi wabonye ndi umukozi neho oya yiri ukuntu kina muturanyi wambaye ibintu ntazi biriya rero ndanabi yego singe wihitiramo ibyo bamitiramo ngo nagari nge uvuga ngo ndashaka ko nyina ameze gutya ariko birange mbikunda kurusha uko wankinisha naka ndabikunda gusa nabyo babyanditse nabikora ariko ngiye mprefera gukina niyambariye kuriya nuhe muntu mufitanye ibanga muri Stimedi rero kuva wagira mu wageze yukishimira gukinana nawe cyane ya bose nabahanga kubera ko filme ya Stimedi ndakeka buri muntu wese ukora sinema nyarwanda aramutse abonye amahirwe yo kugera muri Stimedi sando byaba ari amahirwe kuri we kandi hari
ni navuga ngo iki hari ikintu hari izina rye rigiye kurushaho kumenyekana yego so rero abakinnyi baho bose ni abahanga kuva nageramo numvishe nishimye cyane kubera ko nabonye ko ari ikintu kigiye guhinduka kuri kariya yanjye nuhe muntu wishimiye rero cyane tuvuye mu buhanga kavuga ati uyu munsi ndishimiye kuba duhuye cyo dukinanye ahubwo si no kuvuga ngo naba narishimiye nasanze ari timu nziza cyane ishyira hamwe isabana urabona rukuntu ugera mu bantu bwa mbere ukigunga ukitinya ugatinya gukora nyine bitewe n'abantu hasanze bitewe n'imyitwarire yaho ariko rekana n'abashimire banyakiriye neza baranganiriza mbese bimera nkaho dusanganye biranamfasha no kwactinga nyine tujya gukora twisanzuranye mbona ni byiza cyane ndabashimira bose narishimye ukuntu banyakiriye timu yose hanyuma njya ndeba comment ati ni umukobwa mwiza RUFONSINA mu buzima busanzwe ndetse benshi ati wanamutereta uri mwiza njye mbona udukomenti twinshi nkurikije ku kiganiro urebe komenti z'ikiganiro twakoranye ati mu buzima busanzwe rwose tuzi ko RUFONSINA asa gutya ibiki byose ndashaka umbwire uri kugenda mu nzira abantu bakabona ni RUFONSINA mu muturanyi abantu babyakira gute noneho kuko biri different koko no muri film nago wenda ubu basigaye bapfa kumenyamo gake ariko mbere nago bapfaga kumenya kubera ko niyo mvuze wumva nyine ko ari RUFONSINA sinzi ngo bifitanye isano nyine rukuntu mvuga n'ubundi kakazamo ntago mbizi ariko nyine buri muntu wese arabanza agatungurwa ariko ndakeka abantu bamaze kubimenyera kubera ko n'ikoranabuhanga umuntu yagiye kumfollowinga kuri IG akagenda abona post zanjye zose niyo duwe rero akenshi nako bigutungura kuko wagiye umbona nyine kuri platforms zigiye zitandukanye hanyuma muri iyi minsi hari ikintu cyagusekeje cyane kurenza ikindi wenda abonye ku social media ni kihe habera udushya we agashya kagusekeje muri iyi minsi ndamenya ari agakire kanekereze nyine byarasekeje ariko nyine ntabwo nabitindaho kubera ko buri muntu wese aba afite ukuntu afiringa ikintu kwa nyine ibintu nabaye bikansitsa ni umubebe wari kuvuga ngo nyine melody yaramuhemukiye ikintu cyansekeje nyine ntago nasetse kuko yamuhemukiye ahubwo ikintu cyansekeje ni ukuntu yicaye hasi numvise ikintu namukundiye ni umusore ufite amatuza ni umusore wateruye ariko nyine numvaga ari umugabo wa mbere ntago nkubeshya Sandrine nabonaga ari icyuma ariko natunguwe n'ukuntu yamemukiye BRUCE MELODIE yaramemukiye fata impano yanjye ako se giyo iyo mana yakubabaje imeze gute fata abantu inshuti zanjye oya wirira gutyo wirira abandi inshuti zanjye ndabahagurutsa ndavuga ati nkunda BRUCE MELODIE arangije oya wirira namuhamagara akanyihora BRUCE MELODIE yaramemukiye BRUCE MELODIE twarahamaganaga akanahamagara ariko yarankatiye yanga kwitaba telefone kandi abona yuko ndi kumushaka ihangane wicare igihe nahisemo gukunda abasaza basi yo mitama gukunda abantu b'imyaka 98 yo ariko ndi proud yabyo Sandrine reka nkubwira urukundo rurababaza Melody kwimana umva giho BRUCE MELODIE we naragukunda guramemukira niwe nguha impano yanjye naguze amafaranga yo niwe data we yo ihangane Yesu we BRUCE MELODIE waramemukiye ku mpano ujye ubitekereza numvise bitsekeje urabona se RUFONSINA hari benshi bavuga ati muri iyi minsi social media z'abantu baratwika abandi ati ni ukuri wowe ubona nk'umukobwa yagiye hari yakunda nk'umuntu tuzi wenda rimwe na rimwe ujye uvuga ati ngiyewe mfite umuryango akaba yarira kuriya mbese ndavuga ngo ari navuze n'umusazi abandi ati mujyana indera ibiki byose habuzwe byinshi afite comment zigiye muri ntabwo namuveba ntabwo navuga ngo ni umusazi kubera ko buriya buri muntu wese afite ukuntu akunda kandi buri wese sinjya numva sari abantu bakunda urukundo rukabarenga bakajya mu bitaro biriya rero nyine ari igihe nyine biba byaramukoze ku mutima bitewe n'ukuntu we yabifiringaga undi nawe ntabyakire neza nyine bikamurenga ari igihe umuntu ikintu kimurenga nese ari kubyakira te kandi Melody mwese mubizi
burya umva nyine umva uzi ikintu nta nubwo nabashije no kwisobanukirwa neza gusa niba narabyumvishe ni umubebi wakunze Melody yego ntago bakundanye yego rero urukundo se nka ruriya ntuzi ko na ba Meddy bajyaga babona abakobwa bagapfa neza kandi wubatse koko Rufonsi uriya mubebe arubatse oya uzi neza ko Bruce Melody ndavuga ati mfite umuryango ukasara kuri ukarira kuriya nyine nakubwiye buri muntu wese agira ukuntu ateye nose urukundo ntirubaho byari byakubaho ko wakunda umuntu bika oya nje ntabwo ibyo byambaho ntabwo birambaho none se tuvuge ko Sando wo nta muntu ugukunda se yego barahari benshi si bahari nawe uriya mubebe rero buriyo niko byamugendekeye none amarangamutima yaramurenga arabikwereka paka naryama hasi njye ni kariya kantu kansekeje ni ukuri karansekeje ndavuga ati icyo wakoze nyine abasitari ntibubahwe ni ukuri mbese wowe uri Melody wari kumwakira kandi Melody yubatse Melody arubatse ahubwo yari kumufasha wenda kumusobanurira rigenda atazi wabona we mubebe atazi ko na Melody yubatse kandi aba ku social media zisubwo yabatabizira arega ntabwo ariko twese twita ku bintu ngo tumenye ibintu byose uyu munsi hari akantu gashobora kuba kasohotse gashyashya utarakamenya akaba atarasobanukirwa gira ikintu ubwira uriya mukobwa azagukurikira ndabizi ikintu namubwira nyine ni yihangane urukundo ruraryana urukundo ruraryana Sando ni ukuri kw'Imana urukundo ruraryana ugira n'icyo ubwira Melody Melody se namubwira iki umushuti wawe Melody nta kintu namubwira kuko arubatse Melody arubatse nta kintu namubwira nyine nose rega ntabwo umuntu aba yifuza ko yasenya wasanga yaranamukunze kubera ko ari umuhanzi ataramukunze kugira ngo amubere we yavuze ko yamukunze by'ubusheri sha rwose ko byatumye akunda n'umusaza w'imyaka 90 ko Melody yamwanze ni ihangane kuko ntibyari gukunda Melody arubatse ni ihangane icyo namubwira Melody arebye ikiganiro wamubwira iki ndabizi inshuti yawe ko namubwiye sharakira nawe ko wabisuhuza Melody se Sando ngumaje kubya uriya mukobwa ibyo uriya mukobwa byo byararangiye kandi ubwo ibyo yakoze Melody yabonaga ari byo bikwiye buri muntu wese aba afite ukuntu ayobora ubuzima bwe ntabwo ajya kujajinga umuntu ngo yamwira nari mpamvege kumujajinga kuko yubatse iyo umuntu yubatse afite ukuntu yigengesera afite ukuntu yitwara afite utuntu agenda akora kugira ngo tutabangamira umuntu runaka babana ahubwo uriya mubebe niba ntabyo yarazi nihangane bibaho gusa urukundo ruraryana urundi ruhande ndamwumva yego nukuri sisanda kuseka urukundo se ruryana ruraryana ariko ari urukundo rurenze mama nanjye nyine byarandenze ukuntu yicaye asishana arahera mubebe yarababaye nukuri umwana yarababaye Uwiteka azamusubiza muhereza indi bogare nkuko yavuze ko asigaye kudira abasaza Imana ahubwo izamuhe undi mutipe utenga Melody kuko barahari ngafite amatuza umutipe ufite amatuza umutipe w'urukara umutipe w'icyuma kuko ari kubivuga ikintu namusabira Uwiteka azamuha umutipe umeze nka Melody turamusuje ya mukobwa kuri kw'Imana kandi yihangane bibaho hanyuma navuga ngo uri umudamu ukiri muto ariko wuze ubwenge rimwe na rimwe mu gitondo urabyuka ukabona yita umukobwa araje ati runaka twararyamanye runaka reka mushyire hanze runaka wowe bibona gute nkawe ubona ari ibintu bikwiye kuri wowe ntago bikwiye kuko ibyo ndumva uruhande rumwe ni uguharabikana urundi nabwo ni ukwisebya ku giti cyawe ntago rero ari byiza nk'icyo kintu umuntu yaje akavuga kikakubabaza cyane byinshi Sando ntago ibyo nabigaruka oya urugero oya ntago ibyo nabigarukaho gusa nk'uko bivuze iyo umuntu ari kuvuga ngo kanaka twararyamanye deja nawe wishyizemo urumva uri kwisebya n'uwo muntu uri kumusebya mbese muri make muri kwishyira ku karubanda tukiraho hari umukobwa yihanganye ndamuvuga kuko nawe abikora ku karubanda Sandrine muranitirana nawe muritirana uravuze ngo ari gusabye ba Sandrine yaraje aravuga ati pasiteri runaka twararyamanye ati ibiki byose mbese yamushyira hanze ariko ibyo byose hari abavuga ati ni trauma abandi ati ni ubuze ukuri kw'ibintu wowe ubona wenda biterwa n'iki ko umuntu yaza akemera akavuga ati umuntu twararyamanye shangere rero ntabwo byira mukobwa ntajya kubivugaho kubera ko buriya umuntu agiye gufata initiative akavuga ati reka nivuge mvuge n'undi aba afite impamvu we ku giti cye nyine azi impamvu yabivuze ntabwo nabitinda wowe nabikwiye nyine ku giti cyawe we kuri we birakwiye hanyuma kuri wowe kuri njye se urumva nabanje kuvuga iki bitarambaye byakubayeho wabizana hano aya
ntago wapi Sandrine bazina oya buri afitemo amahitamo nyine afite impamvu buri muntu wese akora ikintu kubera ko afite impamvu kandi ubwo ku ruhande rwe ababona ari bikwiye nyine kandi buri umuntu ari mukuru ntabwo wajya kumubwira ngo kora iki aba yitekerereza abona ikimufitiye inyungu kuri we cyamusubiza hasi cyamuzamura ntabwo namugaruka uri benshi babifata nko gutwika nka Rufonsina yibonye ibintu nka biriya cyangwa se ibindi biza mu buryo nka buriya budakwiye ngiye kuri side yanjye wowe ubifata gute ubona ari gutwika cyangwa se ubona koko ari ibintu yenyeka ko umuntu atwika yakoze ikintu gifitiye akamaro abanyarwanda muri rusange n'abandi bose bakurikirana imbuga nkoranyambaga banumva ari byo navuga ko ari ugutwika ibintu mbese bibafitiye akamaro ushobora no gutwika wabasekeje urutumye umuntu arasetsa aruhutse mu mutwe ukoza akantu kagashya kadasanzwe mu banyarwanda barakwishimiye naho gutwika rero sinzi njye numva ko gutwika ari ugukorera ikintu gifitiye akamaro abagukurikiranye hanyuma ndashaka hari akarore wakinnye nakunze cyane ugenda ukavuga ati mfite imbaraga ati yemwe ndabahutaza ndabica kankenere ugiye kurira musebeyi ugasanga yo Linda shasado babarira ose babarira sando nawe uragorana use ko Linda nawe uraha ngakino uririnda njyewe kinuririnda ati imbaraga njyewe mfite ati mwese ndabahutaza manzi mutsi nareka agasombe biti gicucu warakibagiwe ajyanye ubwenge Yego warakibagiwe ntabwo nabyibagirwa nacyo wowe akakuzamo bari kukina semana yanjye kira kirimi turagikunda ndagikunda nacyo tera imito mu mukunzi wawe wese ndamukunze mfite happy wawe waretse se tukavugana mu kigoyi nje se ndakize nyine urajumbaza bisanzwe ngo usubize nguko nyine amakuru ga ndagora komeze neza ngeracyo nzi Rufonsina deja twabivuze bafana banjye sinabivuze amazina yawe witwa Wimpund Sandrine Wimpund Sandrine hanyuma mama wawe abahe mama wanjye muri cya kirimi ngenda ko sebura ni ngombwa ko mbivuga ibya mama mama wanje aba inaha Bendu akose Sando mbabarira ariko usa neza Sando usa neza nukuri urasa neza niwe buno muturanye ukunda urakoze bambi abantu timu yose ndayikunda uwo mufitanye ibanga cyo mugana utuntu twinshi abantu bose dukorana ndabakunda kubera ko utabakunda ni mwabasha gukorana ngo muhuze ariko by'umwihariko nawe uramuzi murita Brenda yego ndanamusuhuza hari hanyuma kudusuje sheri wawe sheri wanjye we musebeye shushu ba sitati hani ajyanyeta hani sheri shushu mutima bombo usebe ndamusuje cyane akaba kwisetera sebe bamwatwitse koko cyane n'umuntu dukinana bigahita byikora ni umuhanga kandi burya umuntu baguhuje n'umuntu w'umuhanga birakorohera cyane kurusha uko wajya guhura n'umuntu nyine agasubiramo kenshi gashoboka ko batabifashe birakugora izindi mbaraga utakaza wenda ariko musebe ni umuhanga cyane turakora bigakunda hanyuma Rufonsina ryari umuntu yigeze kubeshya akagutereta atazi kuri umudamu wenda ukaba wamubwira ati sorry ibyo rero bibaho kenshi ariko nyine ndamubwira ngo ndi madamu cyangwa se ragira amahirwe nkahita nkubwira ati rwose ntiyarabakoze ati se wenda niba uri madamu ntiyakubwira kubeshya impeta ibiki byose sometimes abagabo baraforce si ubwo ko kubwo najya kuburana nawe sinzi ukuntu nenge mu buzima niba nkubwiye ikintu rimwe ntunyumve uko niko kuri kwanjye kwakundimo nta mpamvu yo gukomeza guharira nzanaho bya bindi abantu barahira ngo ni ukuri kw'Imana ngo urabona none se gute utumva ibimvuyemo ibyo nguhaye nibyo kuri kwanjye kandi mpagazeho hanyuma se ndashaka mbwiraga kuryo ugeze gukora n'isaha ukaba ukiseka utajya wibagirwa niyo kaba uri umwana wakoze mbese n'isaha ukaburi gakoryo saza ko twari twinshi gakoryo oya ahubwo ibintu bikunze kumbaho nkiseka kwa kuntu ubushaka ikintu gifite mu ntoki yego
wariye inuze kwibagirwa sinzi nkabura ikintu ngifite nshobora nko gushaka iyi mic ngifite mu ntoki nkizenguruka hashira nk'umwanya nkabona ndayifite yego hanyuma hari akantu bigeze kuvuga kagasetsa benshi mu kiganiro cy'ubushize ngo nagiye kijoro benshi baravuga ati sha muzatubabarire sinabibabwiye ntabwo mbigarukaho yego ati muzatubabarire Rufonsine mumubwira azakora ubukwe ati ni umukobwa mwiza ndetse w'icyubahiro ndetse ngiye kuri ngiye mvuga ko ubukwe ari hagati y'imitima yanyu mwembi ni bwiza buba bunakenewe ariko iyo igihe kigeze birakorwa reka mbabwire gutyo buri kintu cyose n'igihe cyacyo niba bitarakozwe ariko igihe nikigera bizakorwa tukiraho Rufonsine hagurutse ukakora ikosa umugabo akagukubita wakora iki ntago yabikora oya ni urugero bibayeho rimwe bishobora kuba wenda kubw'umujinya cyangwa kuki ntago mbizi ntago birambaho hari ukubwiye ati njye nahita nahukana oya kwahukana nicyo gisubizo cy'ubuzima bwawe bwiza oya kwahukana burya ntago ari byiza biterwa nanone hari nyine hari level biba bigezeho ukumva ko wagenda ariko ntago umugabo wagukubita rimwe ngo ndagiye yowe kuziko wihangana dise ni ukuri kw'Imana kuri njyewe ntago nagenda ariko abenshi nganira nabarambwira ati njyewe ikosa umugabo yakora nkahita nahukana ni ukunkubita ati nahita ncaho nawe urabanza ukanariza ukareba ikosa wamukoreye kugira atinyuke kugukubita mu myaka yose wenda urugero mumaranye kuba umuntu adasanzwe akora icyo kintu banza utekereze ava uvuga ati kuki yatekereje kunguta kandi ibintu bidasanzwe eske ngiye nakoze ikosa rifite uburemere bungana gute ese ni nahukana nicyo gisubizo cyo gukuraho cya kintu cyatumye ankubita nyine urabanza ukanariza ariko ndakeka ngiyewe nta kintu cyatuma ntago umugabo ankubita ngo ndahukana ahubwo nakoresha ko nshoboye nkakosora icyatumye ankubita ushobora no gusanga yanankubise wenda ari we biturutseho kwa kundi nyine umuntu atabashoboye kujera umujinya we cyangwa ibiki agahutira akagukubita ari n'igihe agukubita nyuma akicuza akavuga ati buriya nabikoreye iki kandi kugira umugabo asaba imbabazi nanone acire bugufi umugore biba rimwe na rimwe ariko nawe urabanza ukareba ati nubwo nkubise nyuma abyitwayemo gute bimuteye ipfunwe cyangwa arakomeje nyine arahatirije ashatse kongera kunkubita ansabye si imbabazi gusa ndakeka atari cyo gisubizo cyo kuba umuntu yagukubita nawe ngo ugiye kwahukana ntago byaba ari byiza pe hanyuma Rufonsine hari ibintu numva byateye ugasanga nk'umugore ngo umukozi yaramusasira ujya mu cyumba cye nyine arisanzura ngo nk'umwana mu rugo kuri we icyo kintu kibona gute utarwaye uri muzima mbona bikwiye ntago ari ibyo ntago wabikora wowe ntago ari ibyo kubera ko ndakeka gide uwo ni umurimo uba ushinzwe wowe izo ni keya zagenewe n'umutware wawe ziri muri keya bice bimwe babi nyine uba ushinzwe gukorera umutware wawe buriri n'ubwa babiri n'ubundi ngo no habere amabanga akomeye akomeze tugara ku bisozo Rufonsine umva nkwibariza kandi kabazo wenda kanyuma nicyo kintu cyatuma utandukana n'umutware wawe n'urupfu no kuba Imana wenda usibye dushobora datandukana bitewe n'urupfu ariko wenda n'Imana burari ukuntu ibintu byose ibihe bigira ukuntu ibihe nyine nibyo bigena sinzi ukuntu nabigusobanurira ariko ntago navuga ngo ni urupfu kuko wenda nejo wakumva twatandukanye nawe wamenya gusa simbyifuje izina rya Yesu wa mugani wawe ariko nyine mba numva ntacyo kuko buriya akenshi buriya umuntu azi kwihanganira mugenzi we imitsi irisunika ngiye rero mba numva nta kintu cyapfa gutuma wenda mvuga ati reka mfate initiative kuvuga ngo mvuye iwanjye ndagiye keretse wenda ari we biturutseho ngiye kuri njye mba numva ntacyo ibintu byose byaza nabyihangana ko bavuga ati reka nubake ni nacyo kiba cyarakujyanye reka nicyo kiba cyarakujyanye ndakeka iyo usenye nyine bitashimisha umubyeyi wawe nawe ku giti cyawe ntabwo biba bigaragara neza yego hakuze ubwenge wana uzarubamo oya ni ukuri Rufonsine uzi impamvu se nyine uri different n'abantu kandi banakuruta njya nganira nabo kumva njye leta nawukana umugabo nshima Imana akora iki ibintu byose ukumva bye negative sense mbese ni uguhita ava mu rugo reka ngushimire cyane kandi uzakomeze umenye Gasaro
TV.